muraho neza murakaza neza kuri The Youth TV. Nizere ko mumeze neza aho muri hose, n'abatameze neza mwihangane turabasengera. Nk'ibisanzwe murabizi kuri The Youth TV turagerageza, abantu batameze neza turabakomeza, kandi niko biba bigomba kumera. Ahari abantu baravuga ngo ntabwo hapfa abandi, tugomba kubasengera n'ubufasha buke buke dushoboye. Ntabwo ari ngombwa tubizana, ariko nyine turagerageza. Hanyuma rero nkuko mubizi kuri The Youth TV tugenda tubazanira ibiganiro bigiye bitandukanye bibafasha mu buzima busanzwe, mu buzima bw'imyororokere n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi noneho rero twabazaniye tips cyangwa se ibigiye kubafasha mu kuba mwabona amafaranga mwicariye iwanyu. Kugira ngo uze kubireba cyangwa uze kubikurikirana, iyi video uyirebe uyirangize, iraza kugufasha nko muri iki gihe cya lockdown kuba wakorera amafaranga wicariye iwanyu ugakenera internet gusa. Hanyuma rero uyu munsi tuje kubabwira uburyo wakorera amafaranga online. Hari uburyo bwinshi wakoresha imbuga nkoranyambaga ukaba wakorera amafaranga online, ariko twebwe turi bwibande kuri YouTube cyangwa se YouTube channel. Abantu benshi muri iyi minsi byabayeho na kera, ariko mu Rwanda ubu nibwo biri kugerwaho cyane. Abantu barimo kumenya YouTube, YouTube channel, uburyo akoreshwa, ku buryo wa creating YouTube channel, uburyo wayikoresha. Ariko hari abantu batabimenyereye, hari abantu batabisobanukiwe, hari abantu benshi badusabye kuba twabibasobanurira. Niyo mpamvu twaje kubibasobanurira kugira ngo nabo babe bakorera amafaranga bicariye iwabo mu buryo butandukanye bakoresheje YouTube channel. Nkuko nabibabwiye, ntabwo ari YouTube channel gusa wakoresha ukorera amafaranga online. Ni hari uburyo bwinshi. Ushobora gukoresha Facebook, Instagram, Twitter n'ibindi byinshi, za LinkedIn n'ibindi, ariko twebwe turi buze kwibanda kuri YouTube channel. Turaza kubabwira uburyo butatu umuntu yakoresha YouTube channel akaba yakorera amafaranga. Abantu benshi bibwira ko kugira ngo ubone amafaranga kuri YouTube channel ariko waba warabaye monetized. No, ntabwo ari byo. Umuntu ashobora gukorera amafaranga cyangwa kubona amafaranga akoresheje YouTube channel kandi before being monetized, mbere yuko aba monetize. Uti bigenda gute rero? Ndababwira uburyo butatu ushobora gukoresha ngo ubone amafaranga ukoresheje YouTube channel yawe, kandi harimo no kuba utarabaye monetize. Icyambere, ushobora gukorera amafaranga mu kwamamaza cyangwa kwamamariza ibikorwa abantu basanzwe babifite, cyangwa se kwamamaza ibyawe. Hari ukuntu nyine umuntu akreatinga YouTube channel, then akabona aba subscribers bake cyangwa se benshi, ariko biba byiza ufite aba subscribers benshi, kandi aba subscribers bagufasha nyine kuba wabona amafaranga menshi. Gusa niba utaraba monetize wabona amafaranga. Nkuko nababwiye, ushobora kwamamaza, ushobora kugenda kuri company runaka, boutique se cyangwa supermarket runaka, ukavuga ati njye mfite YouTube channel. YouTube channel yanjye ifite aba subscribers mu rugero 5,000. Ushobora kuba utaragira za watching hours baba basaba, ariko ukaba ufite aba subscribers benshi. Hanyuma ukavuga ati njyewe mfite abantu bankurikira, mfite abantu bakurikira channel yanjye benshi, ukabereka, ukabasobanurira, then ukabamamariza ibikorwa byabo. Abo bantu bazakwishyura. Abo bantu bazakwishyura amafaranga, kandi kwamamaza ibikorwa by'umuntu ntabwo bajya bishyura amafaranga make. Ntabwo twavuga ngo amafaranga ari precise n'aya ngaya, ariko birumvikana kuko turi kubibasobanurira. Bibaho, birakorwa cyane kuba ufite YouTube channel ukaba wakwamamariza ibikorwa by'abantu, cyangwa se ukamamaza n'ibyo kugira ngo bijye imbere, ariko ushobora kwamamaza n'iby'abandi kandi bakakwishyura, kandi channel yawe itaraba monetize. Ndongera mbibasubiriremo, YouTube channel wayikoresha, ukayikoresha igatangira kuguha amafaranga utaraba monetized. Gute? Muri ubwo buryo nababwiye bwo kuba wakwamamaza ibikorwa byawe cyangwa se iby'abandi, bikagufasha kuba babona amafaranga menshi, then bakajya bakwishyura. Hanyuma ubundi buryo wakoresha YouTube channel yawe ukayikoresha ikaba yaguha amafaranga utaraba monetize. Uti nubuye. Ushobora gucreatinga YouTube channels nyinshi.
izo YouTube channels ukajya uzicreatinga ugashaka abantu aba subscribers nkuko nabibabwiye ntago aba subscribers bivuna nkuko abantu babitekereza n'urugero nk'umunyeshuri wiga muri kaminuza abanyeshuri bo muri kaminuza baba bafite ama free wifi hanyuma rero ayo ma free wifi abenshi baba bafite smartphones abandi bafite ama computers ama machine rero kuba niba uri muri campus uhura n'abantu benshi bagiye batandukanye bakaba nyine bagufasha kuba wabona subscribers ukahura n'umunyeshuri mugenzi wawe ukaba wamusaba subscribe ntago yayikwima urumva biroroshye ushobora ko wakreatinga ama YouTube channels menshi ukazayagurisha n'urugero YouTube channel ifite aba subscribers 1,000 ntabwo ijyasi amafaranga 1,500 urumva wayigurisha ukaba wabona amafaranga kandi utaraba monetize utarabona za watching hours zikenewe urumva ntago kuba ufite YouTube channel ntago kujya ngo utangire ubona amafaranga bisaba kuba warabaye monetized ubwo rero ni uburyo bubiri nababwiraga harabura ubundi bumwe buryo bubiri nababwiraga kuba wakoresha YouTube channel ukaba watangira kuyibonamo amafaranga utaraba monetized hanyuma rero ubundi buryo nababwira noneho wakoresha YouTube channel ukajya ubona amafaranga menshi noneho warabaye monetized nibwo noneho ubona amafaranga menshi kurusha kuko warabaye monetized waragwijije criteria zikenewe kuba waba monetize arizo kuba ufite aba subscribers 1,000 cyangwa 1K kuri abana musigaye mubivuga then ufite na watching hours 4,000 hanyuma rero bigenda gute kugira ngo ube wabona ibyo bintu bikenewe nta kindi it's to work hard niba ushaka kuba monetize niba ufite YouTube channel ushaka kuba monetized no gukora cyane uti gerageza nibura buri cyumweru cyangwa se bitewe na video ukora kuningana bitewe n'abantu ufite gerageza nibura ufate uvuga ati niba buri cyumweru cyangwa se buri kwezi buri gihe runaka nzajya nkora video kandi making sure ko video yawe uyisharinga ukoresha ya video yawe ntabwo uzaba uri umubigina nkatwe twese ngo ube wavuga ngo urakora video uyuploadinge nurangiza urekere ngo abantu bari buyirebe ho yakora share ya video yawe ibonwe n'abantu benshi bagiye batandukanye then nyuma nyine nibwo uzagenda ubona abantu ubone za watching hours zikenewe ubone n'aba subscribers hanyuma yindi tip nababwira yatuma ukora YouTube channel then ikaba monetize wenda mu gihe kitari kinini please guys mukora ibintu content ziri nabyita gute content zitari ibishego nkuko mujya mubivuga abantu benshi nyine ntago bakunda ibintu nk'ibyo nubwo nde turi mu isi yanduye ariko ntago abantu benshi bakunda ibintu nk'ibyo ngumva nuvuga ibintu bibi byo gutukana by'ibiki ntabwo aribwo YouTube channel yawe ntabwo cyo kizatuma YouTube channel yawe iba monetize cyangwa igera ushaka ko ugera vuba ahubwo kora content nzima zirimo ibintu byigisha abantu zifasha abantu nibwo abantu bazabireba kuko ntabwo umuntu azajya kuri YouTube channel yawe clicking kuri link wamwoherereje asanga harimo ibintu bidafite akamaro by'ibishego bimeze nabi ngo yumve ko azaguma areba ibintu byawe hoya content zirakonta mu kuba wabona aba subscribers benshi abantu bareba ibintu byawe kenshi yabyo ni ibintu nyine bitatu nababwiraga wakoresha nyine kugira ngo YouTube ibe wayikuramo amafaranga nkuko nababwira basubiriramo ntago kugira ngo ube wakora amafaranga kuri YouTube channel bisaba ngo ube warabaye monetize gusa oya YouTube wayikoresha ukabona amafaranga utaraba monetize nkuko nababwiye kuba wakorera advertisement cyangwa kwamamariza abantu cyangwa nawe ukiyamamariza kuba wakreatinga YouTube channels nyinshi ukaba wazigurisha kandi nabyo bibamo amafaranga barahari benshi abantu babikora hanyuma nyine no kuba wakoresha YouTube channel yawe ukaba wayikorera cyane ukaworking hard then ukaba monetize ugatangira ukarya amafaranga hanyuma rero
ndakeka twatangiye tuvuga ko tugiye kubabwira ukuntu mwakorera amafaranga online ariko turi bwibande kuri YouTube channel. Then ndakeka mwasobanukiwe, abatasobanukiwe biremewe mubaze ibibazo muri comments, turabasubiza nta kibazo, tubasobanurire, n'ubutaha tuzongera tubabwire kugira ngo tugende dufashanya turebe ko twabaho nyine twakorera amafaranga. Murabizi rero The Youth irabakunda cyane, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu, like, comment, then n'abatarakora subscribe mubikore kugira ngo mujye mubona content, ibiganiro, ama videos yacu ya buri munsi. Ndabizi neza ko abafasha, kandi nyine mugerageze mukomeze kwirinda COVID-19, mukaraba amazi meza n'isabune, mwambara udupfukamunwa neza. Niba ugiye ahantu ushyire intera ya metero hagati yawe n'undi muntu kugira ngo nyine tureke kwanduzanya, turebe ko izi lockdown n'ibi bibazo byose turi guterwa na COVID byarangira. Ndabakunda cyane, murabizi, naho utaha. Stay tuned on The Youth TV.